Yesu ashimwe bene data, Uwiteka abagirire neza kandi amahoro y'Uwiteka abane namwe mwese aho muri hose. Twongeye kubifuriza ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana, aho tuganira kandi tukungurana ibitekerezo ku ijambo ry'Imana, aho kandi twese twisanga kubera yuko mu ijambo ry'Imana harimo ubuzima. Mu ijambo ry'Imana habamo ibidukuza mu mwuka, hakabamo ibidukomeza mu rugendo, hakabamo ibiduhugura, hakabamo ibidufasha muri make. Rero ni karibu kandi nkwifurije ikaze, kandi Uwiteka aguhe umugisha kuba ugiye kumva iri jambo. Iyi si twese tuzi yuko cyangwa se abenshi tuzi yuko ari icumbi. Byanze bikunze hari ahandi tuzajya, kubera yuko iyo ubonye buri wese arangiza urugendo akagenda, abandi bakavuka, byanze bikunze hari ahandi abantu bajya. Kandi Yesu ubwe yaje kuri iyi si, arahaba, aradupfira, arazuka, atubwira yuko agiye kudutegurira aho tuzaba, aho urupfu rutazaba, aho kubabara kutari, ahatari inzara, hatari ubukene, ahatari ibyo kuri iyi si byose. Yesu nashimwe cyane. Rero ariko kugira ngo tuzahagere hari icyo tugomba gukora. Tugomba kwemera Yesu, tugomba kwemera kugendera mu nzira tubwira, kandi tukaba abana b'Imana, tukiyeza, tugatunganywa, mbese tukemera uwadupfiriye kugira ngo atuyobore kandi atugezeyo amahoro. Birababaza rero iyo umuntu yifata ukundi, ukabona umuntu yigize nk'aho ari intungane, umuntu agahera ku wa mbere avuga abandi, avuga ibibi by'abandi, umuntu akaba abeshyera abandi, umuntu akaba ateranya, umuntu akaba agambana, akagira ngo ntibizamenyekana. Nyamara bya bindi ngo n'inkuta ziravuga. Hari ibintu dukora tukagira ngo hari ntawe uzabimenya. Umwana w'umuntu aba azi yuko ibintu byose yabikoze mu ibanga, ariko nubwo abantu batabimenya, ariko Uwiteka arabireba. Menya yuko Uwiteka areba hose, menya yuko ijisho ry'Uwiteka rihorana nawe, rihora kuri wowe, kandi umenye yuko ibibi ukora byose ushobora kubisanga imbere, ushobora kubihanirwa ukiri hano ku isi, ukarya ku gihano kiri hano ku isi, ariko ushobora no kuzabihanirwa igihe urubanza rw'Uwiteka ruzaba rubaye. Ibibi byose ukora rero, menya yuko abantu wenda ntibabizi, ariko umenye yuko Imana hari ahantu ibyandika. Hari igihe filime ishobora kuzaturunwa ukabona bya bibi byose wakoraga ugiye kubihanirwa. Ariko by'umwihariko uyu munsi reka tuvuge ku bantu bagambanirana. Igihe muri Zaburi ya 50 umurongo wa 20 haravuga ngo wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Ibyo urabikora nka kwihorera, ukibwira yuko mpwanye nawe rwose, ariko nzaguhana mbishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Amen. Ijambo ry'Uwiteka nicyo ritubwiye ngo wicara uvuga nabi mwene so, ubeshyera mwene nyoko. Muri iyi minsi kubeshyerana, kuvuga nabi bagenzi bacu bireze. Uricara ahantu ukumva umuntu baramwihaye, baratangiye baramuvuze, iminota 30 igashira, isaha irashira, bari kuvuga umuntu umwe kandi batamuvuga ibyiza. Ese wowe uri mwiza? Ese wowe uri museke igoroye? Ese umumariye iki niba uri kumuvuga gutyo? Ngo ubeshyira mwene nyoko, hakazamo no kubeshya. Iyo ubeshyeye umuntu haba harimo kumugambanira, iyo ubeshyeye umuntu haba harimo kumuteranya, iyo ubeshyeye umuntu uba urimo gusopanya.
Nyine data rero ibyo urabikora ariko Imana iri kukureba, nubwo abantu batabibona. Hari igihe kenshi ujya ubeshyera umuntu, ajya abeshyera undi bikarinda banamufunga, bikarinda banamukatira rwose, hagatsinda ibimenyetso aho kugira ngo hatsinde ukuri. Ariko ndakubwiza ukuri yuko Uwiteka arareba, kandi Uwiteka abyandika ahantu. Hari umunsi bizaza imbere yawe, ubirebe ubihanirwe. Inama nakugira rero, cukubiri no kugambana, cukubiri no kubeshyerana, cukubiri no kubeshyera abandi, cukubiri no guteranya no gusopanya, wegere intebe y'imbabazi maze wihane, uhindukire, ube umwana w'Imana nyakuri, aho kugira ngo ukomeze wirahurireho umuriro uzagutwika iteka ryose. Birababaje cyane kubera mu nzu y'Imana muri iyi minsi ibi nabyo biri kuhagaragara. Abantu bakabeshyera abandi, bapfa ibintu, bapfa ibyubahiro, bapfa iki, umuntu agateranya undi, umuntu akanyura undi inyuma akamuvuga ibindi, bakamuvana ku ntebe kugira ngo nawe ayibone. Ibi birababaje cyane. Ese umurimo Yesu yadusigiye niwo turi gukora, cyangwa turi kwishakira indamu? Iteka ababarira bari muri ibyo ngibyo bahindukire, bihane. Korera mugenzi wawe icyo wifuza ko nawe yagukorera, kubera yuko niba wifuriza mugenzi wawe ikibi, ese wowe wagukorera ikibi cyagushimisha? Gerageza ukore ibyiza, wange ibibi byose, kubera yuko ibibi amaherezo bizagira ibihano utakibonye no kuri iyi si. Ariko Uwiteka hari aho ari kubyandika, kandi azabikwereka byose ibyo wakoze ubihanirwe. Gerageza rero guhindukira mwene data, kuko Uwiteka ntabeshywa, Imana ntibeshywa, ijisho ry'Imana riba hose, ugutwi kw'Imana kuba hose, kandi yaduhaye ubwenge bwo guhitamo ikibi n'icyiza. Kora icyiza rero, reka ikibi, kugira ngo nawe utazatsindwa n'urubanza, ugahanwa kandi ukajya mu muriro w'iteka. Turagushimye Mwami Imana, turagushimye ko utuganirije kandi ukatwereka yuko uba hose icyarimwe, ijisho ryawe riba hose, ugutwi kwawe kuba hose, ibyo abagambanira bavuga uba byumva, ibyo ababeshyera abandi bavuga ubu byumva, kandi hari umunsi uzabishyira ku mugaragaro bose babibone. Ndakwinginze rero kugira ngo ugirire imbabazi abahindukiye mbere nyuma yo kumvira ijambo, ubagirire imbabazi, bababarire. Reka kandi aba bene data bumva bakinangiye, mbasengere ngo reka bahinduke, kugira ngo Satani adakomeza kubariganya bakazisanga mu muriro w'iteka. Tugirire neza rero Mana yacu, kandi utwongere imbaraga muri iki gihe gikomeye zo kuvuga ubutumwa bwawe hose bugere kure, kugira ngo tugabanye byibura ku mubare w'abarimbuka, maze natwe tuzabona iminyago tukumurikira kuri wa munsi. Mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, none gusabye. Amen.